abasuhuje bene data Ibuye Ryera TV, televiziyo Ibuye Ryera TV. Ahangaha musanze nicaye muri iki giti nakibonyemwo Imana. Iki giti ngifitemo amasezerano. Iki giti dufitanye ibanga rikomeye cyane. Ahangaha musanze, ahangaha nahabonye Imana. Ahangaha naho umuntu asengera Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Ahangaha ni hahandi ugera urushye ukabohoka, Imana ikakuruhura. Ahangaha muri iki giti nahaboneye amasezerano, Imana irabikora. Nabaye muri iki giti igihe kinini. Nabaye muri iki giti amezi 6, ariko ubu ndashima Imana ko yankuye ahangaha muri iki giti. Ahangaha muri iki giti niho naboneye Imana, menya gusoma, menya kwandika, kubera Imana imbwira ngo hari ibyangize gusohoza. Ariko nagiye mbona Imana mu bihe bitandukanye. Akoze Imana kubabwira Imana kuko ndi muri iki giti nakibonyemo byinshi. Hari ijambo rigenda rimfasha. Nagiye mbona ahangaha kuko Imana ngo ntabwo ijambo ry'Imana ngo ntabwo itinze amasezerano nk'uko benshi babyibwira. Icyo Imana idushakaho ni ugukiranuka ku gato no ku kanini. Icyo Imana idushakaho ni ukuguma mu byayo, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ntawayikoreye ngo yikorere amaboko, ntawayikoreye ngo agende amaramasa. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo kubwayo izabyikorera, ntabwo izemera ko izina ryayo ritukwa. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo Imana izemera ko izina ryayo ritukwa, kuko nagiye nyibona mu bihe bitandukanye, nagiye nyibona mu bihe bigoye, nagiye nyibona mu mbeho, nyibona mu mvura, nyibona ahangaha nahabaga senga Imana mpirirwa mparara ntagira iyomba. Ariko ndashima Imana ko ubu ngubu nsigaye mfite ahomba, dore n'ukuntu nambaye byonyine gusa. Icyo uri cyo nicyo kigutangira ubuhamya. Yesu nashimwe cyane. Icyo uri cyo nicyo kigutangira ubuhamya. Iyo Imana ikoze imirimo n'ibitangaza abantu baratangara. Hari ijambo rijya rikunda kumfasha ahangaha muri Ngoma wa 2 ibice 20 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo titire umutwe w'amagambo avuga ngo Abayuda baterwa n'Amowabu bafatwa, Abayuda baterwa n'Amowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Ngo Abayuda baterwa n'Amowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Nanjye icyo gihe mbese ari byari byanteye, byari byanzanye kuri uyu musozi, bituma nzamuka igiti. Impamvu nazamutse iki giti nabwo ntanga ndahava mpabonye Imana, ariko uko nakizamutse niko Imana nayibonye bene data. Iyi saha tuvugana ubu ndi umuntu umugabo wo kubihamya, ndi umugabo wo kuvuga icyo Imana yagiye ikora. Namwe murabibona, si ukubabeshya. Abari banzi hirya no hino babona naratagangariye mu butayu, ariko ugeze imbere y'Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Yesu nashimwe cyane. Nagiye mbona Imana mu bihe bitandukanye, kandi n'ubu ndacyayibona. N'ubu ngubu dore ubu ndambara mbeze neza, ariko mbere nta mwenda nagiraga. Mbese niyo wasangaga ahangaha bavuga ko ndi umusazi. Iki giti nagisariyemo, ariko byanze bikunze hari icyo Imana yari yaramvuzeho. Bishatse kuvuga ngo tesha agaciro cy'abantu bakuvuzeho, agaciro cy'Imana yakuvuzeho. Haleluya. Tesha agaciro icyo abantu bakuvuzeho, agaciro cy'Imana yakuvuzeho, kuko abantu bavuze Imana yaravuze kera. Buriya ahangaha Abayuda baterwa Abayuda baterwa n'ubwoba, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Ariko n'ubwo Yehoshafati yafatwaga n'ubwoba, hari icyo yari yaravuganye n'Imana. Nanjye hari icyo nari naravuganye n'Imana. Bituma rero nza muri iki giti bishatse kuvuga ngo nta butayu nta Kanani. Ntabwo uzagera i Kanani utabanje kunyura mu butayu. Hari impamvu Imana izakunyuza mu butayu, ibanze hakwigishirize. Ariko nyuma y'ubwo butayu hari ugutabarwa n'Imana. Haleluya. Nyuma y'ubwo butayu, nyuma yo kuvugwa, nyuma yo kwicwa n'inzara, nyuma yo kuburara, nyuma yo kwambara ubusa, hari ugutabarwa n'Imana, hari ukurengerwa n'Imana. Yesu nashimwe. Murongo wa mbere avuga ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewuni batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Haleluya. Ngo hanyuma y'ibyo byari ibihugu bitatu bitera Yehoshafati bijya kumurwanya. Hari igihe ibintu byakurwanyije, uhura n'ubukene, uhura n'uburwayi, uhura n'ibibazo byo muri iyi si birakurwanya, ariko hari ugutabarwa, hari ubutabazi bw'Imana buje ku buzima bwawe. Nanjye ntabwo narinzi ko nava aho ngaho, enestise bonne sanse, ntabwo narinzi ko nava aho ngaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo we tumbira Imana, tumbira Yesu. Muririmbye n'uwavuze ngo mwishira imbere y'Imana afite umuntu uvugira ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Yesu nashimwe cyane. Uwo muntu yakuvugira uragenda ibintu byose bikemera. Iyo umuntu yakuvugira baratega igategura, iyo kuvugira barakwanga ikakwemera. Haleluya. Ubu ndi umugabo wo kubihamya. Yesu nashimwe. Ariko ubu ngubu reka mbabwire, iki giti ni igiti cyiza.
neza, iki giti ni igiti cy'amasezerano. Mwibuke igihe Zakayo yazamukaga igiti, Yesu amaze kumva ko Yesu agiye kunyura aho ngaho, ngo yigira inama yo kurira igiti. Haleluya. Impamvu yigira inama yo kurira igiti, yari ari mu mwuka, yari yamaze kubona ko atari bubone. Ariko akimara kurira igiti, Yesu ahageze anyuze aho ngaho munsi y'igiti, ngo arararama areba heheye hejuru. Nanjye Yesu yararamye areba hejuru, abona ndimo, arambwira ati nawe Zakayo manuka, wewe Rarisi manuka uyu munsi wa none. Haleluya. Iyo yaraye iwawe ibintu byose birahinduka. Iyo yaraye iwawe ugira umva amateka yahinduka, abantu bagahindura amagambo. Ubu ndakubwiza ukuri aho najya hose, buri muntu wese yagutangira ubuhamya bwanjye. Yesu nashimwe cyane. Aho najya hose iki giti nakibonye mw'Imana. Ahangaha rero Abamowabu batera Yehoshafati, ariko Yehoshafati ntabwo yatewe mu buryo bugaragara. Yehoshafati mu isi y'umwijima nta kintu yari yifitiye, ariko mu isi y'umwuka yari afite Imana. Haleluya. Mu isi y'ibigaragara nta kintu na kimwe yari namba, ariko kubera Imana yasenze, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawasenze Imana ngo akorwe n'isoni. Byanze bikunze n'uyikurikira ugasenga by'ukuri, ni ukuri nayo izitamura ku buzima bwawe. Haleluya. Izitamurura yiheshe icyubahiro. Ahangaha aravuga ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni n'Abamuhuni bajya gutera Yehoshafati, bajya kumurwanya. Kabiri akavuga ngo maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Sonatamari aho Negedi. Yehoshafati aratinya yihata gushaka iki Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Ngo hanyuma y'ibyo, haleluya, nyuma y'amagambo, nyuma y'ibibazo, nyuma y'ibigeragezo, nyuma y'uburwayi, nyuma y'ubutayu uhagazemo, hari ukurengerwa n'Imana. Nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ureba akaraba hirya ukabona inzira zirafunze, wahagarara amaso ukabona inzira zirafunze, ukamera nk'Ababisira bageze ku nyanja itukura, barebaga hakurya ukabona ni imisozi, bahagarara hakurya ukabona ni imisozi, bareba imbere ukabona ni inyanja, bareba inyuma ukabona ni ingabo za Farawo zibagize gute, zibatuze. Ariko Yesu nashimwe cyane. Ariko ikintu bakoze, batakambiye Uwiteka, ngo Uwiteka aritamurura, yitama mu nkingi y'igicu, acamwe amazi kabiri, bacamwe inzira, barangije barambuka. Ahangaha Yehoshafati nawe nta kintu yakoze, yakoze ku kintu cyitwa kwihata gushaka iki Uwiteka hamwe n'Abayuda bose. Ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa, batakambira Uwiteka. Nawe impamvu waje kuri uyu musozi, waje gutakambira Uwiteka, hari icyakuzanye kuri uyu musozi, kugira ngo Uwiteka Imana kurengere, kugira ngo Uwiteka Imana gutabare. Ntabwo waje gusa, waje ari ikikuzanye. Haleluya. Waje ari ikiguhagurukije. Ariko ndakubwiza ukuri ko hari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ahari no munsi wabona hari bidashoboka, ejo Imana ikashyira birashoboka. Ahari umunsi wabona ko nta bifite isura bihari, ejo Imana ikabiha isura, igifata ibidafatika bishyira mu bifatika. Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa gatatu akavuga ngo Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagurukana mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rwe rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami? Yesu nashimwe cyane. Ngo arategeka, amaze gutegeka ngo Mana y'abasogokuruza wakoze cya gihe, Mana cya gihe uko byari bimeze, niki cyatuma n'uyu munsi utakora? Uko wakoze cya gihe bikomeye, uko wakoze cya gihe ni mu burwayi, uko wakoze cya gihe ni mu bushomeri, niki cyatuma n'uyu munsi utaza gukora? Haleluya. Iyo habaye cya gihe nubira ntaho yagiye, iyo gusimbukije impfu nyinshi naho ntaho yagiye, iyo kurinze korona naho n'uyu munsi wa none yacyakurinze ntaho yagiye. Haleluya. Jambo ry'Imana rivuga ngo Zaburi 91 umurongo wa 1, nguba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ni ukuri reka ngo yuri mu rwisho rw'isumba byose, naho ibitebwoba byose byaza, nta na kimwe kizagira ikintu kikugira gute kigutwara, kuko utwikiriwe n'ubwiza bw'Imana, utwikiriwe na feva y'Imana, utwikiriwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Ahangaha murongo waho akavuga ngo murongo wa 7 aravuga ngo Mana yacu, ese si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rwacu, ukaruha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose?
ngo Mana so wirukanye abo ngabo baduhigaga, so wirukanye abo ngabo bari baduhagurukiye, so wirukanye abo ngabo mbese bari batwasamiye. Yesu nashimwe. Hari abarozi batifuzaga ko habaho, hari abarozi batifuza ko wabyara, wabyuka ugasanga bateze, wohereza amahembe, wohereza ibitega, wohereje iki, ariko kubera ko hari icyo Imana yakubuzeho. Haleluya. Kubera ko hari icyo Imana yakubuza, uriho ku mugambi w'Imana, ntabwo uriho kubw'abantu. Yuza kuriho ku mugambi w'Imana, ntabwo ubu nanakiriho. Ahubwo jya ushima Imana ko ikikurindiye mu bwiza bwayo. Jya ushima Imana kubyuka bikemera. Hari benshi babyuka bikanga, bakajya kwa muganga, bakajya mu bitaro, bagakora impano, ariko wowe uracyafite ubuzima, uragenda bikemera, ariko ugeze kwa muganga urasanga benshi barimwo sonde, rimwe bombona, rimwe iki, ariko ntacyo watanze. Ese Imana ikwaje fagitire umwuka uhumeka wa uriho iki? Haleluya. Ikintu cya mbere Imana idushakaho ni ugukiranuka. Ikintu cya mbere Imana idushakaho ni ukwivanga mu byayo. Ijambo ry'Imana ngo twivanga mu byayo, nayo izivanga hehe? Mu byacu. Umurongo wa 15 akavuga ngo, reka simbuke ngera ku wa 15 Yuda. Aravuga ati, yemwe Bayuda mwese, nawe mwami, nimwumve yemwe Bayuda mwese, nawe mwami, namwe baturage b'i Yerusalemu, mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Haleluya. Ngo mwitinya, mwe gukurwa umutima n'ibyo babatinyisha, mwe gukurwa umutima n'ubwo burwayi, mwe gukurwa umutima n'ubwo bukene, mwe gukurwa umutima n'ubwo bushomeri, kuko yabahamagaye icyo yabavuzeho no kugikora izagira gute? Izagikora. Yesu nashimwe cyane. Izagikora, ibikorera kwibahisha. Kandi reka mbabwire icyo Imana idushaka gusa, iragushaka kugira ngo ikiranukire, iragushaka kugira ngo utinde mu byayo, nayo izayitinde mu byayo. Haleluya. Impamvu kiriho bikemera, impamvu ugenda bikemera, impamvu utambuka bikemera, wabona icyo kurya ukakirya wumva ari amahoro, wagishyira mu nda bikemera. Hariho benshi bafite ibyo kurya ariko kubirya bikabananira. Yesu nashimwe cyane. Icyo cyonyine ntiwagishimira Imana. Bene data, iki gihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kwica, ni igihe cyo gusenga, ni igihe Satani marahiga abana b'Imana, ariko nuba mu byayo nayo izaza ibe mu byawe. Haleluya. Imana yari duha umugisha. Mvuga by'iki giti kuntu ari igiti cy'amasezerano. Iki giti yonje hangama naje gushima Imana. Shingiye muri rimwe yarimbye ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza ko Yesu agira gute? Yangiriye neza. Naye mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza ko Yesu ari mu ruhande rwanjye, yangiriye neza, uko yakoze cyagera n'ubu aracyakora. Haleluya. Biganza bigaba amahoro, aracyakora. Jambo rimwe yarimbye ngo ntago yaturetse, ntago yatwibagiwe. Yesu nashimwe cyane. Ngo ntabwo yaturetse, ntabwo yatwibagiwe, nubwo bimeze gutyo. Nubwo ubona bimeze gutyo ariko ntabwo yakuretse. Nubwo ubona bimeze gutyo ntabwo yakwibagiwe. Nubwo ubona reba hirya ukabona inzira zirafunze, wahagarara amaso ukabona zirafunze, ariko ifunga inzira imwe igafungura indi, igakinga inzira imwe igakingura indi. Haleluya. Iyo yarambuye akaboko ntawe ugahina, iyo yagahinnye ntawe ukarambura. So Imana ibaha umugisha rero. Nayo mvuga ku bw'iki giti, iki giti rakibonyemo byinshi, niyo mpamvu yonje ahangaha nyicaramo gutya nkashima Imana. Yonje ahangaha Imana nyiha icyubahiro, yonje ahangaha mbona gukora kw'Imana. Imana agiye nyibona muri iki giti bihe byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu bene data, cyangwa ribuye ryera, nabashimiraga mvuga ubuhamya bwanjye. Imana indokorera ahangaha, Imana mbese ihangira neza, ihamera imbaraga, ihamera amavuta nesti enepone stavaisire, ihamera imbaraga n'amavuta nepere seregere. Uyu munsi wa none ni umugabo wo kubihamya. Uyu munsi wa none nazanga nk'icyubahiro, n'Imana warahabaye. Ibyaha bihora binandukanije, Imana wanyuranyije amaboko ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze he ku mutima. Ntacyo nayishinja rero. Imana ibaha umugisha, kandi pe ndishimye na uko nahuye nayo, ndabifuza kugira ngo namwe muzahure nayo, ibaremera ikibemeza. Mwarasenze ntibemera, muvuga ubutumwa ntibemera, murambara ntibemera, ariko Imana ibaremera ikibemeza. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen.